Isashimwe nejejwe no kubana nawe muri uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ry'Imana dukomeza n'ibyigisho twatangiye bifite insanganyamatsiko ivuga ngo igihe cy'imperuka cyangwa se ubuhanuzi bw'igihe cy'imperuka. Tugeze ku munsi wa gatatu kandi nkwifurize isabato nziza muri iki gihe cya none, ubwo benshi barimo kugenda bayihakana bakanayireka. Reka dushimire Imana iba yatubashishije kuboneka imbere yayo kugira ngo kandi turusheho kunezererwa ibyo gucungurwa kwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya rero, mu gihe dutangiye iki cyigisho cya gatatu mu byigisho by'uruhererekane turimo kugenda tureba iby'ubuhanuzi bw'igihe cy'imperuka, muri iki cyigisho cya gatatu tugiye kureba iby'igishushanyo cy'inyamaswa. Reka rero imbere ya byose tubanze duce bugufi dusenga Imana. Urakoze Data wera uri mu ijuru, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye muri uyu mwanya ko wakomeje kubana natwe muri iyi sabato, kandi ukaba uduhaye n'amahirwe yo gukomeza twiga ijambo ryawe. Ndagusabye kugira ngo utwagireho gukiranirwa kose, kandi umwuka wera azamurike muri iri jambo kugira ngo ribashe kumvikana mu mitima yacu. Tubisabye mu izina rya Yesu Umukiza, amen. Rero nk'uko nari maze kubivuga, tugeze ku cyigisho cya gatatu mu byigisho bigikomeje, insanganyamatsiko ubuhanuzi bw'igihe cy'imperuka, kandi tukaba tugiye kurebera hamwe igishushanyo cy'inyamaswa. Ariko mbere ya byose reka tubanze twiyibutse kuri ibi byigisho bibiri bimaze gutambuka. Mu bimenyetso twabonye bigaragaza irangira ry'imbabazi nk'uko twabibonye mu cyabanjirije iki ngiki, mu bimenyetso twabonye harimo kurekwa kw'amategeko y'Imana no gukora ibitangaza kwa Satani. Ibyo ngibyo twabibonye mu gitabo cyitwa Umwiteguro w'imvura y'itumba ku ipaje yacyo ya 38 mu ngeri yasohotse muri 2013. Noneho nk'ikimenyetso cya kabiri twabonye ko ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa isi mu mbaraga ikomeye, kandi ab'isi nabo ntibazaba babwitayeho, bazaba baririmba amahoro n'umutekano kandi bakoba n'abaje kubabwiriza. Rero icyo kimenyetso Kristo yarakivuze muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 10, aravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa ku isi yose, ngo ubuhamya bwo guhamiriza abantu bose nibwo imperuka izahera kwize. Tubona n'ibindi bimenyetso bitandukanye byagiye biba mu bakurambere n'abahanuzi ku ipaje yaho ya 82 kugeza 83. Iyo twagiye tubona uburyo abantu bakobaga abavugabutumwa babaga baje kubibabwira, nyamara ntabwo kubakoba ntikwahagaritse uburyo Imana yagombaga gutanga ibihano. Rero twakomeje tureba icya gatatu mu bimenyetso bigaragaza kurangira kw'imbabazi. Tubona ko kwibwira kugaruka kwa Yesu Kristo gutinze. Tubona iby'umugaragu mubi nk'uko biboneka muri Matayo igice cya 24 nanone ku murongo wa 48 kugeza 50, ndetse n'urwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza uwa 4. Aho ngaho twagiye tureba nko muri Matayo iby'umugaragu mubi, muri Petero naho bavuga bati isezerano ryo kuza kwe ririho uhereye kera kose ko ariko byahoze. Ibyo rero twongeye kubibona mu bifuzwa ibihe byose, igitabo cy'ibifuzwa ibihe byose mu ngeri ya 2010 ipaje yaho ya 431, ibusobanuro bw'umugaragu mubi. Rero ku kimenyetso cya kane, ibyaha byahozeho no kuburirwa kwabayeho mu gihe ibyo byaha byabaga bisaye bigomba kongera kwigaragaza muri iki gisekuru cyangwa se muri iyi generation. Ayo magambo twayabonye mu gitabo cyitwa ibifuzwa ibihe byose ku ipaje yacu ya 430. Kandi muri bya bitabo nk'abakurambere n'abahanuzi twabonye abakiranutsi cyangwa se abantu b'Imana bagiye batanga umuburo, kandi ibyo byabaga bigendanye n'uko babaga bakobwa bahanganye n'abanyabyaha babaga bariho, bababurira kugira ngo bave mu byaha, nyamara abantu bakanga bakinangira. Abantu nk'abo rero bagiye bahagararira Imana tubonamo nk'aba Enoki, Nowa, Loti, Eliya ndetse na Yohana Umubatiza. Abo ngabo bose ni abantu bagiye bavuga ubutumwa mu bihe byari bikomeye,
kandi imbabazi zigiye nko kurangira ku ishyanga. Rero ku cya gatanu nk'ikimenyetso twabonye kwisuka kw'ibyago hamwe na hamwe, ibyo nabyo bikaba mu bimwe mu bimenyetso by'irangira ry'imbabazi, ariko twanazirikanaga yuko ari nabwo igishushanyo cy'inyamaswa kigenda kiremwa. Rero ubwo twakomeje tureba abayobozi b'amadini uko bazaba badatanga igaburo rizima baharanira inyungu zabo. Iyo wenda dufashe nka Bibiliya tugasoma icyo yabivuzeho ku byerekeranye n'aba bayobozi b'amadini bazaba badatanga igaburo rizima, tubona nk'icyitegererezo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 28 ku murongo waho wa 7, Imana iburira Abefurayimu. Umutwe w'amagambo uvuga muri iki gice cya 28 cya Yesaya, haranditswe ngo umurongo wa 7, ariko n'Abayuda nabo baradandabiranwa na vino, igisindisha kirabayobeje, umutambyi n'umuhanuzi baradandabiranwa n'igisindisha, vino ibamazeho, bayobejwe n'igisindisha. Iyo bagiye guhanura baradandabirana, iyo bagiye guca imanza barategwa, ameza yose yuzuye ibirutsi n'imyanda, nta heza na hato. Aya ni amagambo aba agaragaza uburyo abayobozi b'amadini bazaba badatanga igaburo rizima, kandi ubwoko bw'Imana imbabazi zigiye kuburangiriraho. Abo rero nta n'ikindi bazaba bakora niba batanga igisindisha, ubwo bifatanyije na Babuloni, bifatanije no kujya kuramya cyangwa se kurema igishushanyo cy'inyamaswa. Rero ahangaha twongera kubona nk'uko byanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 34 umurongo wa 1 ugakomeza rwose. Abungeri ba Isirayeli bahano, mbese uyu munsi abungeri ba Isirayeli twabagereranya na bande? Ubitekerezeho. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isirayeli, uhanura ubwira abo bungeri uti, nimwumve ko umwami Uwiteka avuga ngo, abungeri ba Isirayeli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama? Ariko mwebwe murya ibinure, mukiyambika ubwoya, mubaga izibyibushye, ariko ntabwo muragira intama. Izacitse intege ntimwazisindagije, kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye, n'izavunitse ntimwazunze. Izatatanijwe ntimwazigaruye, kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Nuko ziratatana, kuko ari nta mwungeri ziba ibyo kurya by'inyamaswa zose zo mu gasozi uko zatatanijwe. Intama zanjye zarorongotaniye mu misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure. Ni ukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose, kandi nta waruhije azishaka, habe no kuzibaririza. Ngibi ibibazo by'abayobozi b'amadini bariho muri iki gihe cya none. Ndetse ahangaha by'umwihariko aba babwirwaga ntabwo ari ay'amadini yo hanze, ahubwo ni itorero ry'Imana ryabwirwaga nk'ishyanga rya Isirayeli cyangwa se Abayuda. Ariko nabo aho byari bigeze ntabwo bari bagishaka intama zazimiye, ahubwo ngo babagaga izibyibushye. Bishatse kuvuga iki? Ni hahandi abayobozi b'idini baba bashaka abantu bari bugire icyo baha inda zabo gusa, ntibite ku kugabura igaburo rizima. Rero Imana igiye gukora icyo yakoze mu gihe cy'umuhanuzi Samweli. Igihe cy'umuhanuzi Samweli byagenze bite? Hano dusoma mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 11, amagambo avuga ngo, nuko Uwiteka abwira Samweli ati, dore nzakora ikintu muri Isirayeli, uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Uwo munsi nzasohoreza ibyo navuze ku nzu ye byose, uhereye mu itangira ryabyo ukageza mu iherezo ryabyo. Nshuti muvandimwe, iki kintu Imana igiye kuzakora muri Isirayeli cyangwa se mu itorero ryayo ryitwa ko ryasigaye ryitondera amategeko y'Imana rikagera guhamya kwa Yesu ko ariko ryivuga, mbese icyo kintu Imana izakora amatwi y'abantu agacura injereri ni iki kigomba kuba? Mu gihe cya Samweli, icy'umuhanuzi Samweli, nibwo ibi bintu byasohoye, ubwo Eli n'abahungu be bapfaga. Bajizwe igihano cy'Uwiteka, kuko Uwiteka yari yaravuze ati, umuntu nacumura ku wundi Imana izamucira urubanza, ariko se umuntu nacumura ku Uwiteka ninde uzamwitwariraho?
aya magambo yagaragazaga uburyo yari yarakoze ibyaha bikomeye ndetse n'abahungu be. Eli ntiyacyasha abahungu be, hanyuma aba bahungu nabo bakora ibintu by'urukozasoni ku buryo basambaniraga no mu rusengero, basambaniraga n'abagore bazaga gukora mu buturo bwera. Rero Imana iravuga iti nzahera ko nihagurukiriza umutambyi wiringirwa uzakora nk'ibyo mu mutima wanjye nibwira, kandi nzamwubakira inzu ikomeye, azagendera mu maso y'Uwiteka y'uwo nimikishije amavuta iminsi yose. Ibi bintu rero Uwiteka yagombaga gukora, amatwi y'Abayuda agacura injereri, amatwi y'Abisirayeli agacura injereri ni ibiki? Ibyo bintu nta kindi nuko Eli n'abahungu be bagombaga kugerwaho n'igihano, kandi nanone amategeko y'Uwiteka kiriya gihe yari yakuwe mu Bisirayeli. Muribuka ko Abafilisitiya bari banyaze isanduku. Bityo rero no mu itorero ry'Imana muri iki gihe cya none, rya rindi ryitwa ko ryasigaye, niba ridahinduye umurongo wo gukoreraho ngo ribumbatire cyangwa se rikomeze uruzitiro nk'uko Imana yaruzitiye, hanyuma agakomeza agasuzugura abahanuzi bayo, bakanga ubutumwa bw'umugabo wo guhamya, uko byagenda kose bizaba nko mu gihe cya Samweli ngo nzakora ikintu muri Isirayeli, uzacyumva wese amatwi yazacura injereri. Ayo magambo yongeye kugaruka mu gihe cyo guhanwa k'umwami witwa Manase, nk'uko tubibona mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 21 umurongo waho wa 10 kugeza wa 13. Ndetse aya magambo yongera kugaruka mu gihe cy'umuhanuzi Yeremiya. Iyo usomye igice cya 19 cya Yeremiya umurongo wa 3 aho ngaho harabivuga. Rero ibi ni ibintu bigaragaza uburyo Imana yabaga yanze ibyaha birimo gukorwa n'itorero ryayo. None se twebwe muri iki gihe cya none abayobozi bazahanirwa iki? Iyo dusomye igitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ku ipaje yaho ya 250 ku ngingo ya 908 kugeza ya 909 haranditswe ngo aha turabona ko itorero ubuturo bw'Uwiteka ariyo ryabaye irya mbere mu kunyweshwa ku gikombe cy'umujinya w'Imana. Aha ngaha ni mu cyigisho cya 17 kivuga ngo ibyago 7 biheruka n'abakiranirwa. Rero kuri iyi ngingo ya 908 mu gitabo Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka bavuze ku byerekeranye n'itorero uburyo rizahanwa kandi ryari rifite umucyo. Aha ngaha barandika ngo aha turabona ko itorero ubuturo bw'Uwiteka ariryo ryabaye irya mbere mu kunyweshwa ku gikombe cy'umujinya w'Imana. Abakuru ari nawe Imana yari yarahaye umucyo mwinshi, kandi bakaba bari bahagaze nk'abarinzi b'inyungu z'iby'umwuka z'ubwoko bw'Imana, bagambaniye ibyiringiro byabo. Amagambo nanone yongeye kuboneka mu bihamya by'itorero volume ya 5 ku ipaje yaho ya 211. Hanyuma barandika ngo ingingo ya 909 ijambo ry'Imana ryateshejwe agaciro n'abungeri gito. Muribuka abungeri tumaze gusoma muri Ezekiyeli. Ahangaha barandika ngo ubwo nibwo tuzibonera gusohora kw'ibyavuzwe mu byahishuwe igice cya 18, aho ibyago by'amateka y'Imana byasuzwe kuri Babuloni y'amayoberane. Nshuti muvandimwe, ibintu urabitekereza ute? Mbese kuba uri mu itorero ry'Imana uyu munsi, ibyo byogera ari byo wanditswe amazina yawe mu gitabo cy'itorero, nibyo byaguhesha kubona ubugingo buhoraho, cyangwa se n'ugukurikiza ukuri kuri muri iryo torero? Bitekerezeho. Rero iki cyari ni ikimenyetso kimwe mu bigaragaza uburyo irangira ry'imbabazi rigomba kugera, kandi n'ukuntu abantu bagomba kuba bitwaye, ndetse n'abayobozi b'amadini bazaba badatanga igaburo rizima, kandi abo ngabo bakazagerwaho n'ibyago by'imperuka. Mara rero mu gihe kiri imbere igiye gukora nk'icyo yakoze muri biriya bihe tubonye bitatu bitandukanye, mu gihe cya Samweli, mu gihe cy'umwami Manase ubwo yagomeraga Imana, ndetse no mu gihe cya Yeremiya ubwo bariya bami ba Yehoyakimu na ba Sedekiya bagomeraga Imana, bikageza ubwo umwe bamujyana bamunogoye amaso. Rero ibyo by'abayobozi b'amadini baba batanga umutekano, ibyo twongeye kubibona mu gitabo cyitwa Kwitegura akaga gaheruka, ntabazigirwa itorero, ndetse n'abahanuzi n'abami. Rero twongera kubona ikimenyetso cya 7 kivuga ngo gukwirakwira kw'igitabo Intambara Ikomeye. Tubona Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka niho havuga iyo ngingo, uburyo igitabo cy'Intambara Ikomeye kizakwirakwira, kandi abazakira ukuri ntibazahita bafata umwanzuro uko kanya, ariko uko ubuhanuzi buzagenda busohora niko bazagenda bafata imyanzuro. Kwanga ubutumwa rero bwa marayika wa 3 icyo cyari nk'ikimenyetso kindi cya 8, ndetse n'inama y'umugabo wo guhamya Agira Laodikiya.
ibyo tubona ko bamwe bazabyanga iyo usomye nko gutegura aka gaheruka ku ipaje paje ya 62. Noneho twongera kubona icyitwa gusenyuka k'umuryango. Rero uko gusenyuka k'umuryango, ubutumwa bwatoranijwe volume ya 3 ku ipaje yaho ya 355 niho hagaragaza ibyerekeranye no gusenyuka k'umuryango. Ahangaha rero baranditsemo isenyuka ry'umuryango mugari, kubera ko abari mu isi bamaze gutakaza icyabahuzaga n'Imana, bari gukoresha umwete uri mu bwihebe n'ubusazi kugira ngo buri wese akurure yishyira. Ibi bibatera kutizerana, nabyo bigakurikirwa n'ibyaha by'urugomo n'ubwicanyi. Ubwami bwo ku isi buzicamo ibice bihangana hagati yabyo. Bake cyane nibo bazahinduka nk'imigozi yuje urugwiro ihuriza umuntu na mugenzi we mu isano y'ubuvandimwe. Ukwikunda kwa kamere k'umutima w'umuntu kuzakorerwamo na Satani. Azakoresha ubushake bw'umuntu utagenzura ubwe n'amarangamutima y'urugomo bitigeze byegurirwa gutegekwa n'ubushake bw'Imana. Ukuboko k'umuntu wese azakubangurira kurwanya mugenzi we. Abavandimwe b'abagabo n'abagore bazahagurukirana. Ababyeyi bahagurukira abana babo, n'abana barwanya ababyeyi, bose bazaba mu rujijo. Abahuje umuryango bazagambanirana, hazabaho kugambanirana mu ibanga kugira ngo bahitane ubuzima bw'abantu. Kurimbuka, imibabaro n'urupfu bizaboneka impande zose. Abantu bazakurikiza kamere itagira kwitangira barazwe n'ababyeyi babo, kandi bakurikize na kamere mbi bimenyereje. Urimo uramenyera iki muri iki gihe cya none? Ibyo rero ni ibimenyetso bigenda bigaragaza irangira ry'imbabazi, kandi ibi ngibi bikaba birimo gukorwa n'abantu bari barigeze kumenya Imana ariko nyuma bakabireka. Mubona rero muri iki gihe cya none ibyerekeranye no gusenyuka k'umuryango ntabwo biri mu kugambanirana gusa, ahubwo hari n'icyo iyo miryango y'abanyamadini ishobora kubikora. Nk'ubu ngubu irebye Amerika yitwa ko ihagarariye ubuprotesitanti, bubona ko ubutinganyi burimo gusenya umuryango cyane, kandi biyobowe na Amerika ya giprotesitanti nayo iyobowe n'ubugaturika, kandi ubugaturika nibwo bugomba gukoresha igishushanyo cy'inyamaswa, cyangwa se Amerika igakoresha igishushanyo cy'inyamaswa kikaba kiteguye kwicisha abatakiramya bose. Ibyo nibyo rero bije, kubera ko hari ayo mategeko yose arimo kugenda ashyirwaho n'ayo ngayo y'ubutinganyi barimo kugenda batorera. Ibyo byose birakorwa na Amerika ikabihatira ibindi bihugu, kandi Amerika yitwa ko ihagarariye ubuprotesitanti. Tutazemera ayo mategeko rero azasorerwaho n'ibyahishuwe ngo ihabwa ububasha bwo kurema igishushanyo cy'iyo nyamaswa ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Imana rero idushoboze kuba maso, kandi iturinde kwinangira imitima ngo twe kumva imiburo yayo, ahubwo twumve icyo Imana irimo kutubwira n'aho dukwiriye guhungira kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Rero ahangaha iyo kenshi n'ubu butumwa bwigishijwe usanga abantu bavuga bati rwose ubutumwa ni ubutumwa burimo kuzana amacakubiri, ariko se utinye ibyo Yesu yavuze, tinye icyo Yesu yavuze. N'ubundi Yesu ntabwo yaje kunga abantu n'abantu, ahubwo Kristo yaje kugira ngo ab'isi yiyunge nabo, kuko muri Kristo nimwe Imana yiyungiye n'abari mu isi. Rero niyo bavuga ku byerekeranye n'amacakubiri, amacakubiri yagomba kubaho. Nubwo abantu bashobora kugenda bavuga bati ibi byigisho birarema amacakubiri, niko abayobozi muri iki gihe basigaye bavuga, ariko ayo macakubiri agomba kubaho. Nta hantu na hamwe uzasanga muri Bibiliya ko abana b'Imana bashobora kuzahuza n'abana ba Satani. Abana b'umwijima bagomba gutandukana n'abana b'umucyo. Bityo rero ubutumwa bugomba kuza butandukanya umuntu n'icyaha, kandi rero aba bantu hagomba kubaho imigabane ibiri. Amacakubiri yagomba kubaho, kubera ko nta bwumvikane bushobora kuba hamwe y'abaramya inyamaswa y'igishushanyo cyayo ndetse n'abaramya Imana, kandi bakakira ikimenyetso cy'Imana. Ibyo rero mu cyigisho cyabanje twabonye ibya Ahabu, nabwo nanone twongera kubona ubu noneho twinjiye mu mwanya wo kureba ngo igishushanyo cy'inyamaswa. Mbese ibi ni ibintu uyu munsi byaba bitunguranye kuba byarigeze bibaho, cyangwa se ni imvugo nshyashya? Ahubwo reka turebe imvugo shusho yigeze ikoreshwa na Bibiliya.
tubona nk'uko twabibonye mu cyigisho cyabanje, uwitwa Ahabu umwami wa Isirayeli, umugore we w'umupagani witwaga Yezebeli yabyaye umukobwa witwa Ataliya. Hanyuma uyu mwami Ahabu wa Isirayeli yaje kuzura na Yehoshafati umwami w'Abayuda. Hanyuma umwe aba ba mwana wundi, nk'uko tubisanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma mu gice cyaho cya 18. Aha rero bagiranye amasezerano yo gutabarana. Noneho uyu mukobwa wa Ahabu na Yezebeli ari we Ataliya ashingirwa umuhungu wa Yehoshafati ari we Yoramu. Uyu rero ibi ngibi tubisanga mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 21 ndetse n'icya 22. Ariko utekereze ibi bintu, aho Ahabu na Yehoshafati buzura, kandi bamwe baranyaga ibigirwamana, cyangwa se uyu nguyu Ahabu yari yaramaze kuyoboka inzira yo gusenga ibigirwamana ayifashijwemo n'umugore we Yezebeli wari umusambanyi. Noneho ashingirwa umuhungu we Yoramu, uyu Yoramu wa Yehoshafati. Niki cyabaye rero? Yoramu ashingirwa Ataliya, babyaye Ahaziya, ariko Yoramu wa Yehoshafati amaze kwima ingoma kubw'inama yagirwaga n'inzu ya Ahabu, kuko Ahabu yari sebukwe na Yezebeli ari nyirabukwe, bituma Yoramu yica barumuna be bose uko ari 6. Muri ibyo bice twavuzeho nimwo tubisanga. Dusoma rero mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, iryo somo reka turisome. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 22 ku murongo wa 2 ndetse n'uwa 4. Haranditswe ngo, kandi Ahaziya yatangiye gutegeka amaze imyaka 41 avutse, amara umwaka umwe i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Ataliya umukobwa wa Omuri, nawe agendana ingeso nk'iz'ab'inzu ya Ahabu, kuko nyina yamugiraga inama yo gukora ibibi. Nyina wande? Nyina wa Ataliya. Nyina wa Ataliya akaba yarinde? Akaba yari Yezebeli. Akora ibyangwa n'Uwiteka nk'uko ab'inzu ya Ahabu bakoraga, kuko aribo bamugiraga inama zo kumurimbuza se amaze gupfa. Hanyuma rero Ataliya abonye umuhungu we Ahaziya yapfuye, yarahagurutse arimbura urubyaro rw'umwami. Iki gikorwa cyari kiyobowe na Satani ubwe, niwe wari ukiyoboye kugira ngo ahurizeho umugambi wo gucungurwa. Hasigaye Yowasi ari we warokotse. Rero uburyo Yezebeli yishe abahanuzi buvugwa na Obadiya mu gice cya mbere nako cya 18 cy'igitabo cya mbere cy'abami umurongo wa 13. Igitabo cya mbere cy'abami igice cya 18 umurongo wa 13 niwo Obadiya avuga uburyo yahishe abahanuzi bamwe na bamwe mu gihe Yezebeli yicaga abo bahanuzi b'Imana. Ahabu nk'umugabo rero, ubwo ndavuga umwami, yayoborwaga n'umugore we Yezebeli. Yezebeli nawe akagira umukobwa bari bahuje imico ari we Ataliya. Ahangaha rero tuza kubona ikintu gikomeye. Bivuze ngo uyu mugabo witwa Ahabu yitwaga ko ayoboye, ariko ibitekerezo yayoboreshaga byaturukaga ku mugore we. Yezebeli rero nawe akagira umukobwa bitari bumutere kuba yavunika, kandi umukobwa wahari. Uyu mukobwa rero wa Yezebeli ari we Ataliya yabaye igikoresho cya Yezebeli mu gihe yari amaze kwima ingoma i Buyuda, umugabo wamaze gupfa ari we Yoramu. Noneho uyu Ataliya arimbura abana bose bagombaga kwima ingoma, cyangwa se arimbura abana b'umwami bagombaga kwima ingoma mu Buyuda. Rero ibyo nyina yari yaramutoje nibyo yasohoje. Ahangaha rero nituvuga Ahabu, wumve nk'ubutegetsi bw'isi bugomba gukoreshwa na Yezebeli. Iyo Yezebeli ariyo ubwami bw'ubupapa, kandi ubwami bw'ubupapa nabwo kubera ko
bumeze nk'aho muri iki gihe ibirego byatanzwe byinshi cyane, ubwo bwami bw'ubupapa nabwo bwongera gukoresha ubuprotesitanti bwaguye. Ibyo ngibyo twabibonye mu ntambara ikomeye uburyo, ndetse no mu gitabo cyitwa Kwitegura akaga gaheruka, ibyo ngibyo nimwo twabisomye, amagambo ateye ubwoba, amagambo agaragaza uburyo igihe ibi ngibi byo bigenda biba, uburyo ubuprotesitanti bugenda bushyira mu bikorwa imigambi ya Roma, ngo ubugatulika bwo buricecekera bukabyitegereza, bukabona ko igihe cyo gukora kwabyo n'ubundi ubuprotesitanti buzaba bwaramaze kubuzuriza gahunda. Dusoma rero mu ntuza mu gitabo cyitwa Kwitegura akaga gaheruka ku ipaji yaho ya 94 ngo ubuhanga n'uburiganya by'itorero ry'i Roma biratangaje, bifite impano yo kugenzura igihe kizakurikiraho. Iyo ribona amatorero y'abaprotesitanti arihesha icyubahiro, yemera umunsi waryo w'ikiruhuko, n'ukuntu ayo matorero yitegura kuzawushyiraho ku gahato hakoreshejwe uburyo bwite ryakoresheje mu binyejana byashize, rishobora gutegereza isaha yaryo ryicecekeye. Niyo mpamvu rero mu gihe tureba ibi by'uyu nguyu Ahabu, tukareba n'uyu mugore we Yezebeli, tukareba n'ibyo atari yakoze, ibi bintu atari yakoze nibyo nyina yari yaramutoje. Ibintu ubuprotesitanti bwiteguye gukora nibyo bwatojwe na Roma, kandi nabwo nanone kubera ko aba bagore uko ari babiri, yaba atari yaba na Yezebeli, baba bagomba gukoresha imbaraga za leta. Niyo mpamvu amasinya yose yasinywaga muri kiriya gihe cya Yezebeli, ntabwo ari Yezebeli wayateragaho kashe, ahubwo ni Ahabu wayateragaho kashe, kandi Amerika nayo niyo igomba guteraho kashe ku byerekeranye no guha imbaraga igishushanyo cy'inyamaswa. Rero turaza kubona ko no mu gihe cya Yohana Umubatiza hari uwitwa Herode nk'umwami, tukabona Herodiya nk'umwami kazi, niba ariko navuga. Noneho hakaba n'umukobwa wa Herodiya witwaga Salome. Uyu nguyu niwe wakoreshejwe kugira ngo ajye kubyina mu birori, kandi tubona ko aya madini y'ubuprotesitanti nta kindi aba ashyize imbere n'inyigisho z'iby'imyuka, ndetse no kubyina cyane n'imizika. Ibyo bintu twabibonye uburyo Roma yabivuze mu nteko ya Vatikani ya kabiri yabaye mu cya 962. Reka dusome ibyerekeranye n'ibyo kuri Yohana Umubatiza, uburyo yishwe. Hano muri Mariko igice cya 6 ku murongo waho wa 14 hari amagambo avuga ngo nuko umwami Herode arabyumva, kuko izina rya Yesu ryamamaye, aravuga ati Yohana Umubatiza yazutse, nicyo gituma akora ibyo bitangaza. Ariko abandi baravuga bati ni Eliya, abandi bati ni umuhanuzi nk'abandi bahanuzi. Murongo wa 16 ariko Herode abyumvise aravuga ati Yohana naciye igihanga niwe wazutse. Kuko Herode ubwe yari yatumye ngo bafate Yohana, aramuboha amushyira mu nzu y'imbohe ku bwa Herodiya wari muka mwene se Filipo, kuko Herode yari yamucyuye. Kandi Yohana yari yabwiye Herode ati amategeko ntiyemera ko ucyura muka mwene so. Nicyo cyatumye Herodiya amuhigira, ashaka kumwica, ntiyabona uburyo. Ngo uwahigiye kwica Yohana Umubatiza ninde? Ni Herodiya. Hanyuma ngo ntiyabona uburyo, kuko Herode yatinyaga Yohana, azi ko ari umukiranutsi wera, aramurinda. Ndetse Herode amwumvise akora byinshi, amwumvira anezerewe. Ni nako twasomye mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bw'Ibyahishuwe na Daniyeli, cyanditswe na Uriah Smith, aho bagaragaje yuko leta itarenganya. Leta ntabwo ari irenganya, ahubwo idini ku idini, kuko ari amadini abiri, hari itorero ry'ukuri, hari n'itorero riyobowe na Satani. Iryo ngiryo rivuzwe nabi, ryo rikoresha imbaraga, akaba ari ryo rirenganya. Ariko kubera ko ridafite intwaro rirwanisha, ahubwo ryitabaza amaboko ya leta. Niyo mpamvu rero n'uyu Herodiya nawe yagiye kwitabaza Herode kugira ngo abe ari we uca igihanga Yohana Umubatiza. Ariko nabwo ntiyabikora mu buryo bwo guhita yahuranya ngo ajye kuri Herode, ahubwo hategekwa ko haba ibirori. Ibyo birori Herodiya nibyo yaprofitiyemo, cyangwa se nibyo yungukiyemo. Hanyuma aragenda abwira umukobwa we ngo ajye kwiyerekana. Umukobwa we mu buryo kwiyerekana nibwo Yohana yaciwe igihanga, kandi uwamucishije igihanga uwo mukobwa nicyo gihembo yahawe. N'ubu ngubu rero
igishushanyo cy'inyamaswa kigomba kuza kikemeza amahame ya Roma ko ariyo y'ukuri, amahame ya Roma ko ariyo y'ukuri, hanyuma kigahabwa ububasha bwo kwicisha utaramya Roma wese. Ibi bintu bikwiriye kumvikana. Niyo mpamvu nakubwiye ngo birasaba gutekereza cyane. Mu gihe cya Yohana Umubatiza, ahangaha turabona ngo nicyo cyatumye Herode amuhigira ashaka kumwica, ntiyabona uburyo, kuko Herode yatinyaga Yohana azi ko ari umukiranutsi wera, aramurinda, ndetse Herode amwumvise akora byinshi, amwumvira anezerewe. Noneho uburyo buraboneka. Ku munsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode, arararika abatware be n'abatwara ingabo n'abakire b'i Galilaya ngo baze mu birori. Umukobwa wa Herode yaraza arabyina, Herode n'abashyitsi baramushima. Umwami niko kubwira uwo mukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira ati, icyo nsaba cyose ndakiguha, bona n'uwo wansaba umugabane wa 2 w'ubwami bwanjye. Arasohoka abaza nyina ati, nsaba iki? Aramusubiza ati, saba igihanga cya Yohana Umubatiza. Muri ako kanya garukaho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati, ndashaka kumpa none igihanga cya Yohana Umubatiza. Umwami arababara cyane, ariko kuko yari yarahiriye imbere y'abasangira nawe, ananirwa kukimwima. Nuko uwo mwanya atuma umusirikare amutegeka kuzana igihanga cya Yohana. Aragenda agicira mu nzu y'imbohe, akizana ku mbehe, agiha uwo mukobwa, nawe agishyira nyina. Umva rero icyo yitwa ubuhanuzi, uburyo amateka agenda yisubira. Uyu mukobwa tubona ko iki kintu cyakozwe, ubu Protestant nabo ubwabwo muri iki gihe cya none ngo buzabona ko bwayobejwe, bwarakererewe, ntacyo bukigaruye. Ni nako n'uyu Herode nawe yabonye ko ibyo bintu akoze, indahiro yarahiye, atari buyisubize inyuma, bituma Yohana acibwa igihanga. Ni nako n'ubu Protestant nabwo intambara ikomeye igaragaza neza yuko buzashiduka bwarakererewe. Rero mu gihe twiga ibi bintu, umuntu abasabwiye gutekereza cyane. Nituvuga rero ubutegetsi bw'isi, tureba Amerika ikintu irimo gutegura gukora, Vatikani nk'inyamaswa ari byo bupapa, ndetse n'uburyo ubu Protestant bwaguye bwamaze kuyipfukamira. Ubwo rero icyo abo bose barwanijwe, abo bose barwanijwe n'abagore ba maraya, ni ubusambanyi. Abo bose barwanijwe n'abamaraya. Turabona Yezebeli yari umusambanyi, turabona Herodiya yari umusambanyi, kandi icyo abantu b'Imana bacyahaga ubwo busambanyi bwabo kubana ko mu buryo butemewe n'amategeko. Yaba Eliya yacyashe uko gusenga ibigirwamana kwabaga muri Isirayeli, kuyobowe n'umwami Ahabu ndetse na Yezebeli umugore we, na ndetse Yezebeli uvuga ko yari umusambanyi. None ubutumwa bwa marayika wa 2 buza butangaza iki? Iraguye Babuloni wateretse amahanga yose inzoga nizo ruba ry'ubusambanyi. Rero ari Eliya wa mbere aracyaha ubusambanyi, Eliya wa 2 agacyaha ubusambanyi, Eliya wa 3 nawe agacyaha iki? Ubusambanyi. Dukwiriye kuba maso rero kuri iyi ngingo. None abagiye bifashishwa mu kurimbura ubwoko bw'Imana ni bande? Ni abakobwa babo ba maraya. Abo bamaraya uko ari 3: maraya wa mbere Yezebeli, maraya wa 2 Herodiya, maraya wa 3 ubupapa. Kandi abakobwa babo Ataliya, ndetse mu gihe cya Herodiya hakoreshejwe Salomo, no muri iki gihe rero agomba gukoreshwa ubu Protestant. Ngicyo igishushanyo cy'inyamaswa. Dukomeje rero, ubwo twinjiye mu cyigisho, kandi ndasaba kugira ngo umuntu arusheho kubitekereza cyane, kuko ibi ni ibintu bishobora kukugiraho ingaruka ubishaka cyangwa se utabishaka. Rero muri Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 14 kugeza 15, reka dusome ayo masomo. Ibyahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 14 haranditswe ngo, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Iyi foto rero ariyo gishushanyo cy'inyamaswa. Igishushanyo ni
igikora ibisa n'ibyo ubupapa bukora cyangwa se inyamaswa ikora, nk'uko bisobanurwa mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13. Hano tuza kubona ko ubupapa bwahawe imbaraga n'ikiyoka. Umurongo wa 2 w'igice cya 13 cy'ibyahishuwe. Amerika rero nayo ivuga nk'ikiyoka mu murongo wa 11. Ubwo ibyo ni ibintu bisa. Ndagira ngo dusobanukirwe n'iki gishushanyo. Igishushanyo kigomba kuba gikora iby'icyo gishushanya cyakoze. Rero itegekesha ububasha bw'inyamaswa ya mbere ariyo ubupapa. Icya kabiri, abantu bakurikiye ubwo bupapa babutangarira igihe bwari bukize uruguma rwica. Amerika nayo ikora ibimenyetso n'ibitangaza ndetse bigera naho imanura umuriro bw'ijuru. Bishatse kuvuga ngo rero ahangaha turimo kureba ishusho y'inyamaswa igarutse ije kwicisha abatayiramya. Ubupapa rero bwahawe ububasha kandi n'inyamaswa yavuye mu gitaka ariyo Amerika yahawe ububasha bwo kwicisha utayiramya, ariko Amerika yo iha ububasha igishushanyo cy'inyamaswa ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Aha rero tuzirikane ibi, iki gishushanyo ni ikihe? Iki gishushanyo ni ikihe? Dusoma amagambo yanditswe mu ntambara ikomeye. Soma amagambo yanditswe mu ntambara ikomeye, aho hatubwira ngo kugira ngo leta zunze ubumwe za Amerika zireme igishushanyo cy'inyamaswa, ubutegetsi mu by'idini bugomba kugenga ubwa leta kugira ngo ubwo butegetsi bwa leta nabwo buzakoreshwe n'itorero mu gusohoza imigambi yaryo. Amatorero ya giprotestanti yageze ikirenge mu cyaroma binyujije mu kwifatanya n'ubutegetsi bw'isi, yagaragaraho icyifuzo nk'icyo cyo kubuza abantu umudendezo wo gukurikiza umutima-nama. Ubwo rero ahangaha tubona aya magambo yanditswe mu ntambara ikomeye ku ipaje yaho ya 318. Niko handitswe ku ipaje ya 318, ni mu cyigisho kivuga ngo amategeko ntakuka y'Imana. Noneho rero turazirikana iki kintu: igihe itorero ryagiye rigira ubushobozi rihawe n'ubutegetsi bw'isi, ryagiye ribukoresha kugira ngo rihane abataravugaga rumwe n'inyigisho zaryo. Amatorero y'abaprotestanti yageze ikirenge mu cyaroma binyujije mu kwifatanya n'ubutegetsi bw'isi, yagaragayeho icyifuzo nk'icyo cyo kubuza abantu umudendezo wo gukurikiza umutima-nama. Reka tuzirikane ibi bintu. Ipaje ya 319, amagambo ahanditswe aravuga ngo abantu benshi bafata ko imyizerere y'amahara kwinshirangwa mu matorero y'abaprotestanti ari igihamya kidasubirwaho cy'uko nta mbaraga zakoreshwa ngo higere habaho guhuza mu myizerere. Ariko mu myaka myinshi yashize mu matorero y'abaprotestanti hagiye habaho igitekerezo gikomeye kandi cyagendaga gikura cy'uko habaho ubumwe bushingiye ku ngingo zimwe z'imyizerere ahuriyeho. Kugira ngo ubwo bumwe bugerweho, impaka zerekeye inyigisho zimwe batemeranyaho uko byagenda kose zigomba kurekwa, uko mu buryo bukomeye bwose zaba zishingiye ku byo Bibiliya ivuga. Ibyo batemeranyaho bigomba kugenza gute? Kurekwa. Ngaho rero ikintu cyitwa urwunge rw'amadini, ikintu gikora ni ukugira ngo bamwe bave ku nyigisho zimwe bari bahagazeho nk'amahame abagenga, ahubwo bemere guhuza intekerezo n'andi madini, noneho bahurize hamwe, ariko hari icyo bigendereye kurenganya ubwoko bw'Imana, kwicisha abatakiramya. Urwunge rw'amadini rero, sinzi niba aya magambo urimo uyasobanukirwa. Ndasubiramo ngo abantu benshi bafata ko imyizerere y'amahara kwinshirangwa mu matorero y'abaprotestanti ari igihamya kidasubirwaho cy'uko nta mbaraga zakoreshwa ngo higere habaho guhuza mu myizerere. Ariko mu myaka myinshi yashize mu matorero y'abaprotestanti hagiye habaho igitekerezo gikomeye kandi cyagendaga gikura cy'uko habaho ubumwe bushingiye ku ngingo zimwe z'imyizerere ahuriyeho. Kugira ngo ubwo bumwe bugerweho, impaka zerekeye inyigisho zimwe batemeranyaho. Wite kuri aya magambo: impaka zerekeye inyigisho zimwe batemeranyaho uko byagenda kose zigomba kurekwa. Niyo mpamvu uyu munsi n'itorero ry'abadivantisite w'umunsi wa 7 ririmo kotsa igitutu, ririmo kotswa igitutu kugira ngo rihindure amahame yacu, hanyuma hazeho ubwumvikane mu mpuzamadini. Kandi ayo ni amadini y'abaprotestanti. Rero turakomeza dusoma ngo igihe amatorero akomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
azahuriza hamwe ku ngingo z'amahame amwe ahuriyeho, azatera leta no gushimangira amategeko yayo ndetse no gushyigikira ibigo by'ayo matorero. Icyo gihe nibwo Amerika irangwa n'ubuprotesitanti izaba iremye igishushanyo cy'inyamaswa, bityo ingaruka izavamo nta kabuza izaba ibihano leta izahanisha abatazemera inyigisho zayo. Ariko iyo leta izahana bishingiye kuki? Kuri bwa buprotesitanti bwagiye bugapushinga, kuko nta mbaraga bufite zo kurwana, ahubwo bukitabaza iki? Leta rero n'ubwifatanye n'ayo madini bihagurukire kurwanya utaramya igishushanyo cy'inyamaswa. Haranditswe ngo intambara ikomeye nako umurimo wa gikristo. Reka turebe icyo umurimo wa gikristo batubwira ku ipaji yaho 144. Baranditse ngo abanyamadini bihurije hamwe bavuga ko bajya mu ijuru, ndetse bakemeza yuko bafite imico y'umwana w'intama. Binyuze mu bikorwa byabo bazerekana ko bafite umutima w'ikiyoka. Bafite umutima wande? W'ikiyoka, cyangwa se umutima wa Satani, kandi ko bakoreshwa ndetse bakayoborwa na Satani. Igihe kiraje ubwo mu bwoko bw'Imana azakurwamo n'ikiganza cy'akarengane, babahora yuko beza umunsi wa karindwi. Ariko ubwoko bw'Imana bukwiriye kwihagararira bushikamye, kandi umwami Imana azabarwanirira yerekane ku mugaragaro yuko aruta izindi mana. Ndashaka kutinda kuri aya magambo ngo abanyamadini bihurije hamwe. Niba bavuze ngo abanyamadini bihurije hamwe, ubwo icyo kintu bakoze ni iki? Ni ikintu cyitwa impuzamadini. Kandi iki kintu, iyi mpuzamadini nta yandi, ubundi se ni ayahe madini? Ni amadini y'abaprotesitanti. Kuko ikintu tubona aha ngaha, nubwo tuvuga impuzamadini ngo abantu ugasanga wenda bashobora kuvuga ngo impuzamadini ngo ntabwo ngo yaba igishushanyo cy'inyamaswa. None se ubundi iyi mpuzamadini, ayo madini yihuje ni ayahe? Yose ayo madini, niba ari abaprotesitanti, ni abantu bahakanye inyigisho za Roma, ariko bakaba barongeye kuzakirana ubwuzu, ndetse bakaba biteguye kurenganya n'ubwoko bw'Imana n'abatemeranya nabo kuri izo nyigisho za Roma. Ibyo rero ushobora kubona harimo nk'abisilamu, ukabona harimo n'ayandi madini atandukanye, ukavuga uti si none igishushanyo cy'inyamaswa cyaremwa n'intuza n'abayisilamu. None se abayisilamu bo baturutse? Abayisilamu ubu nabo bameze nk'abari bahanganye n'abakatolika mu bihe byashize, ariko ubu nabo barimo kugenda biyunga na katolika, kandi nabo bihuza n'abaprotesitanti. Kandi aba bayisilamu nabo bafite imico imwe n'imwe nk'iy'abakatolika, kuko nabo bagira ibisibo kandi bagira imitambagiro, ibyo ni ibintu birangwa mu bisilamu. Rero ntabwo byaba ari igitangaza yuko iki cyitwa impuzamadini aricyo kigiye kikongera kigahinduka ikimenyetso, igishushanyo cy'inyamaswa, kuko iyi mpuzamadini nayo, aho iyi nyandiko ivuze ngo abanyamadini bihurije hamwe bavuga ko bajya mu ijuru, ndetse bakemeza yuko bafite imico y'umwana w'intama, binyuze mu bikorwa byabo bazerekana ko bafite umutima w'ikiyoka. Aba rero ibyo Amerika izabategeka ntabwo abayisilamu aribo bazabivamo. Ibyo Amerika izategeka nta dini na rimwe rizabyanga, keretse idini rya rindi rivugwa mu Byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 17, bafite amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera kwa Yesu. N'ahandi madini yose ibyo Amerika izavuga, abo bose, ayo madini yose azabyakirana ubwuzu, cyane yuko urwo rugaga rw'amadini y'abaprotesitanti ari rwo rugomba guhagurukiramo icyo gishushanyo cy'inyamaswa, kandi kigasaba ubuyobozi kugira ngo bubahirize amabwiriza Roma irimo gutanga. Rero aha turasoma mu ntambara ikomeye ku ipaje yaho ya 319 tumaze kuyasoma. Noneho reka turebe icyo ibyaduka byo mu minsi y'imperuka hatubwira. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka ku ngingo ya 459. Igishushanyo cy'inyamaswa bimeze bite? Amategeko y'icyumweru yubahisha Roma. Ubwo amatorero akomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu guhuriza ku rufatiro rw'inyigisho bahurijeho, bazemeza leta kugira ngo hashyirweho amategeko y'agahato no gushyigikira amategeko yabo,
noneho ubwo nibwo ubuprotesitanti bwo muri Amerika buzaba bukoze igishushanyo cy'inzego z'ubuyobozi bw'i Roma, kandi abazanyuranya n'ayo mategeko bazahanwa n'ubutegetsi bwa leta nta kabuza. Murumva ko igishushanyo cy'inyamaswa kigenda gifite umuntu ukiyoboye cyangwa se ugiha imbaraga. Ninde rero? Ni Amerika. Ariko iki gishushanyo cy'inyamaswa kikaba ni ukuvuga ngo kibumbiye hamwe ubutegetsi na leta ukwihuza. Niyo mpamvu hano ku ngingo ya 461 havuga ngo mu gihe amatorero yifashishije imbaraga y'ubutegetsi bw'isi, mu byanduka byo mu minsi y'imperuka. Ku ngingo ya 461 ngo mu gihe amatorero yifashishije imbaraga y'ubutegetsi bw'isi ngo ahatire abantu inshingano y'idini y'ubwayo abayiremyemo igishushanyo cy'inyamaswa. Wacyumvise igishushanyo cy'inyamaswa? Kandi nanone guhatira abantu kuruka ku cyumweru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba bihwanye no guhatira abantu kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ubu rero hari umuvumba w'amategeko y'icyumweru agenda ashyirwaho mu bihugu bitandukanye, bagenda bayakirana umunezero, bategereje gusa uburenganzira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gutanga kugira ngo noneho igishushanyo gihumeke. Naho ubundi igishushanyo cyo kiraremwe, kirahari, ahubwo icyo gisigaye ni uguhabwa umwuka wo guhumeka no kwicisha abatakiramya bose. Icyo kintu kizirikana. Kugira ngo nkubwire ngo nk'uko twamaze kubibona, hari ibyagiye bikoreshwa mu mateka mu gihe cya Ahabu, mu gihe cya Yohana Umubatiza. Ibyo bintu byose byagiye bikoreshwa, uretse no muri icyo gihe, no mu gihe cyo mu Bufaransa hari umwami witwaga Louis XVI cyangwa se Rudoviko wa 16. Uwo nguwo amateka bagiye bagera mu mashuri babwitaga mu rurimi rw'igifaransa uwo mwami Louis XVI ngo ni Roi Fainéant. Roi Fainéant ni ukuvuga ni nk'umwami w'ikigoryi cyangwa se w'igicucu. Tubwirwa ko mu mateka uwo mwami yayoborwaga n'umugore we. Bityo rero ubutegetsi buriho muri iki gihe cya none wabyumva neza usomye cyanditswe muri Daniel igice cya 11 ngo uzamwemerera wese azamwogezanya icyubahiro kandi amuhe gutwara igihugu h'ingororano. Bishatse kuvuga ngo Roma niyo itegeka abami bose bo mu isi, niyo ibaha ububasha. Rero mu gihe cyose abagore ari bo bahawe intebe mu gutegeka abagabo babo bari ku ngoma, icyo gihugu kiba kigushije ishyaka. Reka mbivuge gutyo, igihe cyose abagore, kuko mu gihe cya Yezebeli mwabonye ibyabaye kuri Eliya bituma ahunga. Mu gihe rero cya Yohana Umubatiza mwabonye ibyo Herodiya yakoze. No muri iki gihe cya none rero ibyo ubuprotesitanti bugiye gukoresha Amerika ni ibitangaza bikomeye byo kwicisha abataramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, cyangwa se abataramya Yezebeli aribwo bupapa. Mu yandi magambo, ahangaha rero ngo mu gihe amatorero yifashisha imbaraga y'ubutegetsi bw'isi ngo ahatire abantu inshingano y'idini y'ubwayo abayiremyemo igishushanyo cy'inyamaswa, kandi none guhatira abantu kuruka ku cyumweru dimanche muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba bihwanye no guhatira abantu kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Amagambo arakomeza aboneka ku ngingo ya 476 avuga ngo igihe leta izakoresha ububasha bwayo ngo ihatire abantu amategeko teka kandi igashyigikira ubuyobozi bw'idini, nibwo Amerika ya giprotesitanti izaba iremye igishushanyo cy'ubupapa, ari nabyo bizakurura ubuhakanyi no kurimbuka kw'igihugu cyose. Ingingo ya 800 ndacyari mu gitabo ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Ingingo ya 841 hatubwira iki? Haranditswe ngo igihe itorero rya mbere ryari ryarahindanijwe nuko ryari ryaretse kwiyoroshya k'ubutumwa bwiza maze rikemera imihango n'imigenzo ya gipagani, ryazimije umwuka n'imbaraga by'Imana maze kugira ngo rigenzure imitima n'ama y'abantu, ryishakira gushyigikirwa n'ubutegetsi bw'isi. Inkurikizi yabaye ko ubupapa ni ukuvuga itorero ryagenzuraga ubutegetsi bwa leta kandi ryanabukoreshaga rigira ngo rigere ku migambi yaryo bwite, by'umwihariko mu guhagarika icyo bitaga ubuhakanyi. Kugira rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo igishushanyo cy'inyamaswa,
ubutegetsi bw'idini bugomba kugenzura neza guverinoma y'isi ku buryo ubutegetsi bwa leta bwongera gukoreshwa n'idini kugira ngo risohoze imigambi yaryo bwite. Bivuze ngo rero ubutegetsi bw'idini nibwo bugomba kugenzura leta kandi bukayiha n'amabwiriza yo kwicisha abataramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Igishushanyo cy'inyamaswa rero ku ngingo ya 842 igishushanyo cy'inyamaswa gisobanura ubuprotestanti bwahakanye buzakuza amajyambere mu gihe amatorero ya giprotestanti azashakisha ubufasha bw'imbaraga za leta kugira ngo bahatire abantu inyigisho z'ayo matorero. Ndimo ndasoma ingingo ya 841 na 842 ku byerekeranye n'igishushanyo cy'inyamaswa. Hanyuma rero iyo dukomeje tubona kuremwa kw'iki gishushanyo. Mbese uwitwa Uriah Smith nawe wanditse ubusobanuro bw'ibyashuwe na Daniyeli yavuze iki ku byerekeranye n'uku kuremwa kw'igishushanyo? Niwe wanavuze yuko itorero ritarenganya kandi nako yavuze ko leta itarenganya, ahubwo leta yifashishwa n'idini kugira ngo idini rihabwe imbaraga. Page 440 yaranditse avuga ati igihamya cy'uko igishushanyo nk'iki kizaremwa ndetse no muri iki gihe kiboneka mu buryo imiryango minini ndetse ivuga rikijyana yarangije gushingwa n'abavuga ko ari abaprotestanti kandi bakaba bamaze imyaka baharanira kugera ku gushyiraho ibipimo ngenderwaho mu by'idini hibifashishwa amategeko. Iyo miryango rero yaremwe ni iyihe? Mwumve babandi bavuga ngo igishushanyo cy'inyamaswa ngo bakamera nk'abagaragaza yuko ari ibintu bizaza byitura aho ngaho ako kanya. Ibi ni ibintu bimaze igihe kirekire bitegurwa, ahubwo bisigaje icyabiha umwuka wo guhumeka kugira ngo bihabwe imbaraga. Handitswe ngo iyo miryango ni nk'iyi ikurikira: ihuriro ry'abaharanira ivugurura mu gihugu ariyo bita National Reform Association, ibiro biharanira ivugurura mpuzamahanga. Niba bavuze ngo mpuzamahanga ubwo ni ukuvuga iki? Ni ibihugu byose bigomba kuba biri include cyangwa se bigomba kuba bibumbiye muri urwo rugaga. Ubwo rero niyo bavuga ibihugu byose, ubwo nayo matorero abarabaye mu bihugu byose. International Reforms Bureau. Hanyuma hakaza ihuriro ry'umunsi w'umwami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lord's Day Alliance of United States, ndetse n'inama nkuru y'amatorero ya Kristo muri Amerika, Federal Council of the Churches of Christ in America. Rero hari igihe abantu bashobora kumva ibyerekeranye n'aya mahuriro cyangwa se bakumva ubuprotestanti bakagira ngo ni idini rimwe. Reka turebe aba bantu batandukanye b'abaprotestanti, kuko aba nabagendaga bahakana inyigisho za Roma. Aba bagendaga bahakana inyigisho za Roma dusangamo abitwa abaluterani cyangwa se abaluterani. Hari ingingo bagiye bavuga ku ngingo yo gutsindishizwa binyuze mu kwizera, bagiye bahakana inyigisho za Roma. Rero abo baprotestanti reka turebe uburyo bagiye batandukanye, amadini atandukanye. Utagira ngo ni itorero rimwe nk'uko wumva ngo ni katolike yonyine cyangwa se ubundi katolike n'ubundi iba hose. Ariko aba baprotestanti bari mu nzego zitandukanye kandi nibo bagomba guhura bakitwa idini rimwe. Ari ryo umunsi twanakwita ngo ni impuzamadini tunabivuze dutyo, kuko dusangamo abaluterani, dusanga aba baluterani bakomotse kuri Luteri mu 483 na ndetse tukabonamo uyu mugorozi nka John Wesley. Uyu nguyu yari umumetodiste, ubwo idini y'abametodiste ihisizamo. Abaluterani tumaze kubabona, tukabonamo abangirikani, harimo bamwe twanavuga ba Thomas Granma. Abangaba babaye uyu nguyu Thomas Granma yavuze ku buyobe bwa Roma mu 489. Noneho tukabona aba ba John Knox. John Knox uyu nguyu yari mu Presbyterian. Ubwo tumaze kubona amadini angahe?
abapresbyterienne, abangirikane, abametodiste, abaluterani, ababatisita. Na ndetse uyu Roger William tubona yari umubatisita, ubwo amaze kuba amadini agera kuri 5. Hakaba iyindi dini ry'aba Westminster Confession of Faith babaye mu cyamagana 647. Rero abangaba n'aba protestanti bari bagiharanira inyungu ndetse z'umudendezo w'umutimanama, ariko abangaba Kiliziya Gatolika imaze kubakoropa mu bwonko, baragiye barayibirindukira. Uyu munsi nirwo rwiyunge tubona, tukabona aba protestanti. None niba tubonye aba metodiste, tukabona aba presbyterienne, tukabona abangirikane, tukabona abaluterani, tukabona ababatisita, n'aya madini yandi atandukanye, impuzamadini ibumbiyemo bande, ntabwo ari abo ngabo. Ubwo bivuze ngo rero ubu protestanti mu kwiyunga kwabwo nubwo ngubwo, ahubwo ari amadini yandi wenda nk'abayisilamu nandi aza yiyungaho, kuko n'ubundi bagiye mu matora ayo madini ubwayo tuvuze uko arenga 5, iyo niyo ubuyisilamu butavuga, n'ubundi ntacyo byaba bimaze, kuko ijwi rimwe ntabwo rishobora kwica amajwi 6. Iyo kintu kiba kigomba kumvikana neza, utazumva ngo aba protestant kumva ngo ni akadini kamwe. Ni amadini menshi abumbiyemo, ayo madini agomba kwihuza. Rero kuri iki gishushanyo cy'inyamaswa, tubona amagambo yanditswe mu gitabo cyitwa igishushanyo mbonera cy'ubuturo bwera, ipaje yaho ya 54, cyanditswe na Ivory Myers. Hahise ngo yaba Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer mu kinyejana cya 17. Tukabona babunyane wasemuye Bibiliya yitiriwe umwami Yakobo, ndetse n'abantu bacapye Bibiliya y'ingeri ya Westminster, n'abayoboke b'idini rya Baptist Confession of Faith, Sir Isaac Newton, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, ndetse ukongeraho na Spurgeon, Bishop Ryle na Dr. Martin. Aba bantu ndetse n'abandi benshi bose babonye ko ubupapa ari bwo antikristo, na ndetse ubwo ibyo bishatse kuvuga ko abangaba kuko abo basize bamaze guta umurongo bakiyunga na Roma, abo ngabo bagomba kurema icyitwa igishushanyo cy'inyamaswa. Hanyuma rero bagasanga Amerika bakayibwira ko amahame ya Roma ari ukuri, kandi ko abantu bagomba kuyubahiriza. Roma rero nayo ikabaha imbaraga ikoresheje, nako Amerika ikabaha imbaraga ikoresheje ububasha bwayo. None ikibazo ukwiriye gutekereza, mu gihugu cyawe ababatisita barimo, abapresbyterienne barimo, abametodiste barimo, abangirikani barimo, abaluterani barimo, ndetse n'andi madini agiye atandukanye. Aba ni abakobwa bande ba Roma, nibo rero bagomba guturukamo n'icyo gishushanyo cy'inyamaswa. Ariko kubwo ibihugu bidafite imbaraga zo guhita zisohoza ibyo bintu, Amerika irakumira. Ariko igihe izabirekuye igatanga uburenganzira, abantu bose bazashyirwa mu kaga. Kandi ibyo bintu si ibintu bizakorwa umunsi umwe, ahubwo ubu birimo kugenda byuzuzwa, basigaye icyaba imbaraga gusa. Rero nituvuga ko igishushanyo cy'inyamaswa ari urumwe rw'ayo madini yayobye azitabaza ubutegetsi bwa leta kugira ngo ahatire abantu kuramya ubupapa, mu yandi magambo Amerika iha ububasha icyo gishushanyo cy'inyamaswa ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose, ari nako kuramya ubupapa. Kubera ko intambara ikomeye ivuga ngo ku ipaje yaho ya 408, ku ipaje yaho ya 408, intambara ikomeye, haranditswe aya magambo ngo ubugizi bwa nabi n'ubucakura bw'itorero Gatolika ry'i Roma buratangaje, rishobora kugenzura izaba, rikoresha igihe cyaryo neza, rireba uko amatorero y'abaprotestant aryunamira igihe yemera isabato y'ibinyoma, kandi rikaba ryitegura kuzayihatira umuntu wese nk'uko ryakozwe mu myaka ya kera. Aya amagambo ajya guhuza nayo twasomye mu kwitegura kagaheruka ku ipaje yaho ya 94, avuga ko abakobwa ba Roma bagenda bashyira gahunda ya Roma mu bikorwa. Ibi ngibi rero
bazashiduka barakererewe. Ngo abaprotesitanti ku ipaji ya 409, abaprotesitanti ntibasobanukiwe bihagije icyatumye bemera gufatanya na Roma igikorwa cyo kuramya ku munsi wa mbere w'icyumweru. Naho abagatulika bo mu gushishikarira gusohoza umugambi wabo, itorero ry'i Roma rigambiriye kugarura ikuzo ryari ryarabuze. Mureka ayo mabwiriza atangizwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze ubutegetsi bwa leta buhatira abantu iby'itorero. Muri make, ububasha bw'itorero na leta nibyo bizajya bigenga umutimanama w'abantu. Ubwo nibwo intsinzi y'itorero ry'i Roma muri icyo gihugu izabigezweho. Ariko twitondere iki kintu, kubera ko hari ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere, ibyo bintu ngo bizajya bishaka gushyira mu bikorwa gahunda ya Roma mbere y'uko n'ibihugu bikomeye bibasha gushyira muri gahunda ibyo bintu. Turaje tubirebe tunasuhuza. Nta gitangaza rero kuba impuzamadini ariyo yakoreshwa igahinduka igishushanyo cy'inyamaswa, kuko nayo ibigeze kure, ahubwo Amerika ikazaba ariyo iba imbarutso mu kubitangaza, kuko ni icyo gihugu cy'igihangange kivuga ibindi bihugu byose bigahinda umushyitsi, bityo Amerika akaba ariyo izatangaza ibyo, ariko ari nko gukora cyangwa se ari nko korosora uwabyukaga, kuko mu bindi bihugu naho ayo madini yagiye agaba amashami yayo. Ubwo rero ibyo bihugu byose bigahita bihabwa imbaraga, uretse ko hari n'ibihugu bizajya bishaka nyine guhatira ayo mategeko, kuko nayo imaze kubivuga mbere y'uko Amerika ibitangaza. Ibyingero zabyo zirahari, cyane cyane ibihugu biri kwirukanka mu majyambere, utuntu twose amategeko ya Roma yavugwa bagahita bashyira mu bikorwa. Ahangaha tubona amagambo yanditswe mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 441, ahavuga ngo paje 441, abarinzi bo mu ijuru b'indahemuka ku murimo wabo bakomeje kuba maso, nubwo itegeko teka rizaba ryamaze gushyiraho isaha yo gutsemba abakomeza amategeko. Abanzi babo bazatanguranwa n'iryo tegeko bashaka kwaka intore z'Imana ubugingo bwazo mbere y'igihe cyagenwe. Nyamara nta n'umwe uzabasha guhita ku barinzi b'abanyambaraga bazaba bazengurutse buri mwizera wese w'indahemuka. Mu yandi magambo, abantu ibihugu bimwe na bimwe ubu bisigaye mu ntambara ikomeye bagiye babigaragaza, baravuga ngo ubu hari imbaraga ziteguye ko ijuru ritanga uburenganzira. N'ubu ngubu rero hari imbaraga ziteguye zamaze kumenywa n'icyo gishushanyo cy'inyamaswa ndetse n'ibyo Amerika igomba gukora, biteguye bategereje gusa guhabwa uburenganzira bwo gutangaza umuntu wese utemeranya n'iki impuzamadini irimo gukora, cyangwa se n'iki gishushanyo cy'inyamaswa kigomba gukorera abatakiramya. Kandi abamarayika nibo bakomeza kuturinda inyaga ya Satani, burya yanatumarira ku icumu. Ibintu rero Satani ari gukora arabikorera mu mwijima. Niyo mpamvu ntawe ukwiriye kwirara ngo yigire nyirandabizi. Adamu na Eva baburiwe ko hari marayika waguye uzabatera. Ibyo ngibyo twarabibonye. Na n'ubu rero tubwirwa ko amategeko ya Roma cyangwa se amategeko y'icyumweru arimo kwatanya mu mwijima. None uyu munsi byiyo ubisoma ubitekereza ute? Ushobora kwibwira ko ibintu bizaza mu buryo wowe ubyumva, nyamara Satani yaramaze gutegura indi nzira yo kuyoberezamo. Ubwo rero inama ikwiriye ni uko ahubwo wagura umuti wo gusiga ku maso kugira ngo uhumuke. Dukwiriye kuba maso cyane, kandi bikagendana no kwezwa, ducika ku ngeso zose, twakira umuti watanzwe kuri Laodikiya, nk'uko uboneka mu Byahishuwe igice cya 3. Aya magambo nzakomeza kugenda nyasubiramo, murebe byigisho, kuko ni ingenzi cyane, niho gukira kwacu gushingiye. Kuko niyo bivuga ngo abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa, abari mu isi yose bazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ndakugira inama kugira ngo urebe umuti Kristo aha Abanyalaodikiya, hanyuma wemere kuwakira uwunywe, izina ryawe ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo nibyo nakwifuriza, nanjye niyifuriza, kugira ngo tuzabashe guhagarara tudatsinzwe ku munsi w'amateka. Nibyo ngusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Dusenge Imana. Turagushimye Data wera, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye ko tambukije ijambo ryawe, kandi umwanzi Satani ntaba yabyishimiye. Niyo mpamvu ashobora kuzanamo za kirogoya nyinshi,
ariko ndagushimira yuko uhagarikiye ijambo ryawe nk'uko wabibwiye Yeremiya ati mbese uruzi iki? Akabona ati ndabona inkoni y'umurinzi, nkavuga ati niko Uwiteka arinda ijambo rye ngo barisohoze mu isi. Nako rero no muri uyu mwanya ubashe gutumira ijambo ryawe ritambuka, rikuryumvikanishe mu mitima yacu kandi tubashe gufata imyanzuro ikwiriye y'abazaragwa agakiza. Ibyo nsabira n'umuntu wese wumva iki cyigisho mu izina rya Yesu, amen. Tuzakomeza n'ibindi byigisho bigenda bivuga igihe cy'imperuka cyangwa se ubuhanuzi bw'igihe cy'imperuka. Imana duhane imigisha.